Yesu ashimwe bene data abakunzi ba Anaweza ndabashuje mu izina rya Yesu ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana Uwiteka Imana y'amahoro abiteho abarengere abanezeze kandi abahumurize mu izina rya Kristo Yesu dushimye Imana kandi ku mahirwe iduhaye kongera kuganira ku ijambo ryayo n'umunsi mwiza n'umwanya mwiza n'ibihe byiza byo kuganira ku ijambo ry'Imana inkuru nziza Yesu ashimwe mu gihe twirwa twumva inkuru nyinshi hanze aha zidutera ubwoba zitubwira ibyacitse zitubwira ibikomeye zitubwira ibiteye ubwoba muri uyu mwanya Imana yacu ije kutubwira ijambo ryayo inyuze muri jyewe igiye kuvugana natwe inyuze muri njyewe ni njyewe yahisemo kuba akanwa kayo uyu munsi haleluya rero witegure kwakira ineza y'Imana no kugendererwa n'Imana muri uyu mwanya mu izina rya Kristo Yesu haleluya reka dusenge dutumire umwami wacu Nyiringabo Imana ikomeye Imana yera yaremye ijuru n'isi turagushimiye tuguhaye icyubahiro murengezi w'ubugingo bwacu uyu mwanya mwami turakuraritse kugira ngo ubane natwe ineza yawe n'imbabazi zawe bibane natwe kugira neza kwawe kube hagati muri twebwe mwami turagutumiye nyaguhora ku ngoma urabizi ko tutabishobora tutari kumwe nawe mwami niyo mpamvu ugiye n'abakunzi ba Anaweza tugutumiye ngo bane natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe uhe imitima yacu kumva kumenya no gusobanukirwa kuko ku bwacu mwami ntabwo dufite amatwi yumva ijambo ryawe ndetse n'imitima yacu ntifite kumenya ariko mwami ni wowe soko ya byose uraduha ubwenge n'ubumenyi kugira ngo dusobanukirwe icyo uvugana natwe Mwuka Wera nawe urahari kugira ngo dusobanurire izina ryawe rishimwe mwami urakoze rero kuje gutangirana natwe kandi uri busozanye natwe urakarama uragahora ku ngoma turakwiyeguriye kandi tuguhaye icyubahiro muri byose mwami mu izina rya Yesu amen 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 haleluya nitegure rero tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana ndabashimira mwebwe abakomeje gufatanya nanjye muri uyu murimo mwiza komeje gusakaza ijambo ry'Imana mwebwe abataryihererana murifata mukaryoherereza abandi erega ijambo ry'Imana ntabwo turyihererana turigeza ku bandi nkuko nanjye mba ntaryihereranye nawe urigeze ku bandi kugira ngo rifashe imitima yabo kugira ngo ribakize haleluya ntabwo ugombye kwihererana ibyiza wamenye reka tujye dusangiza abandi ijambo ry'Imana ugere kuri iyo channel ukoreho urayikinga ijambo ry'Imana ushyireho comment utarakora subscribe kora subscribe niyo nkunga wadutera muri uyu murimo kugira ngo dufatanye kugira ngo uyu murimo ubashe kwaguka ugere hirya no hino erega mwene data nta na kimwe dukora kidasaba imbaraga byose bisaba imbaraga ntabwo rero izo mbaraga nzifite jyenyine ni wowe nanjye tugafatanya gukorera Imana haleluya ni wowe nanjye twafatanya gukorera Imana no kuyihesha icyubahiro ibyo iba yadukoreye se si byinshi nta gihombo rero kirimo natwe gukorera Imana mwene data nta gihombo kirimo ufata amamega yawe ukoherereza mwene data mugenzi wawe ijambo ry'Imana ahari aho wasanga ari ryo riri bumukize Imana rero y'amahoro ibaha umugisha reka tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana rero nkunda kuvuga ngo ryiza riba ari ryiza kuko niryo Imana iba yateguye uwo munsi haleluya Yesu wacu ashimwe cyane tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo izagukiriza aho wagombaga gupfira Imana izagukiriza aho wagombaga gupfira aho wagombaga gupfira aho rwari rukomeye aho wabonaga urupfu rukugezeho aho abantu baruguciraga aho nawe ubwawe waruboneshaga amaso aho wabonaga uti aha sinzahasimbuka ibi byose nzabivamo ibi byo ntibizashoboka aho niho Imana igiye kugukiriza mwene data aho wagombaga kugwa haleluya aho abanzi bari baguhanze amaso bategereje ko utari bubive mugiye kubigwamwo aho niho Imana igiye kugukiriza Yesu ashimwe cyane ba Daniel ari mu rwobo rw'intare abanzi bariho bavugiriza impundu kuneshwa kwe bazi ko agiye gupfa bazi ko ibyo birangiye aho niwe Imana yamukirije barabibona babibonesha amaso Imana imukura muri rwarwo bari muzima nta kantu na gatoya yabaye Imana yabumbye iminwa y'intare Daniel avamo ari muzima haleluya nyamara abanzi bamwe bari bamugambaniye bamushyirishije mu rwobo rw'intare bari bazi ko ari wazagwa si byose babanzi bawe
babandi bakugambanira, babandi bakugirira nabi, babandi bafite utuntu bapfundikanya, babandi bafite ibyo bavuga, babandi bafite ukuntu babigenza, wa mwanzi wawe Satani ufite uburiganya n'ubutiriganya n'ibyo akora, azi ko ari aho ugiye kugwa. Erega Satani akoresha abantu, barubizi, bazi ko utari burenguke ukwezi. Umwaka watangiye bavuga bati runaka ntabwo azarenza uyu mwaka, ntabwo azarenza ukwezi kwa mbere, ukwa mbere urakurenza, ukwa kabiri nubwo arangije ukwa mbere, ukwa kabiri ko ntabwo tubizi ko azakurenza, ukwa kabiri urakurangiza, bati ukwa gatatu ntitubizi, ukwa gatatu nakura kurangiza, ukwa kane ntabwo. Mbega hariho abantu birirwa batubarira iminsi, birirwa baducira ibico, batugenza, batugendaho, baturwanya. Nawe nuko harabirirwa mbega babambiye amatwi kumva inkuru mbi yakubayeho, kumva ibyago byakubayeho. Abo nabo ntubarenganye, nabo ni abakozi ba Sekibi, ni abakozi ba Satani. Barahari da, barahari, ntubazi se? Barahari. Naje no kukubwira ngo mwene data, nubwo bakubarira iminsi, nubwo bavuga ngo iminsi yawe bariwe ku rutoki, nubwo bavuga ngo biriya ntazabikira, akiza ibi ariko ibi ntazabikira, akiza impanuka ariko noneho inzu ye baraje bayiteze cyamunara, akize impanuka ariko indwara imvune iyi mpanuka imusigiye ntazayikira, nayo uraje uyikire, koko Imana iracyari uko yahoze. Iyakoze biriya nije gukora n'ibi ngibi. Haleluya. Iyakurokoye hariya mu makuba menshi nije kukurokora n'uyu munsi, kandi ni nayo izakomeza ikakurokora. Kubera iki? Kubera ko ari nyembaraga. Mwene data, naje kukubwira ngo aho wagombaga gupfira ni ugiye gukirira. Yesu ashimwe cyane. Ije kugukiriza aho wagombaga gupfira. Aho abantu bari bategereje ko ugiye gupfa, aho abantu bari bategereje ko ibyo bidogera, ni wije kukuzahurira, ni wije gutunganiriza ibyawe, ni wije kukugirira neza. Bose babireba bazaba abagabo bo kubihamya, bazagufasha. Oh, haleluya, haleluya, bazagufasha guhamya Imana. Yesu ashimwe bene data. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yesu abaho umugisha mwinshi. Byakozwe n'intumwa, reka tuhere ku bice 28. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibice 28, umurongo wa 20, ibice 28 duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo incira iruma Paulo ntiyagira icyo aba. Incira iruma Paulo ntiyagira icyaba. Nyamara hari abandi incira zarumye barapfa, ariko Paulo incira iramuruma ntiyagira icyaba. Kubera iki? Imana yari mu ruhande rwe. Kubera iki? Uwiteka yaramubereye maso. Kubera iki? Uwiteka yari kumwe nawe, cyangwa Uwiteka akabana nawe. Incira zizakuruma, imiyaga izaza, imivi izatemba, uburwayi buzaza, amakuba menshi azaza, ariko n'ubu uri kumwe n'Uwiteka uzakira. Ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Birashoboka ko nawe hari incira ziriho zikuruma. Hari iziruma ku biganza, hari iziruma ku birenge, hari iziruma ku mutwe. Incira ko ari nyinshi. Ushobora kuba ufite incira y'uburwayi, mbega ni nyinshi, zirirwa ziruma abana b'Imana. Ariko humura, Imana iri mu ruhande rwawe ni nyembaraga. Haleluya. Yes. Imana irakomeye bene data, niturinda ubundi incira ziba zaratumize bungu, zaraturangije. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yego. Ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Icyo gikururuka Paulo agikunkumurira mu muriro ntiyagira icyo aba. Babandi bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana.
hari abagiye guhindura amagambo hari abagiye guhindura amagambo kubera ineza y'Imana ku buzima bwawe. Hari abagiye guhindura amagambo, hari abo Imana igiye kunyuranya indimi kubera ko igiye kukugirira neza, kubera yuko aho bari bategereje ko ugiye gupfira ariho Imana ije kugukiriza. Haleluya. Icyo gihe Pawulo ngo yari agiye muri Italiya, yari imbohe, yari afunzwe, afungiwe ubutumwa bwiza, afungiwe guhamya Imana, afungiwe gukorera Imana, afungiwe yuko yemeye umwami Yesu ko agomba gukorana nawe. Haleluya. Murabizi uyu nguyu yahoze arwanya intumwa, arwanya abizera umwami, arwanya abavuga Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ariko igihe kigeze umucyo w'Imana umaze kumumurikira, Kristo amusanze, amurikiwe, ahitamo kuba ari wakorera, atangira gukorera umwami. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Atangira kumukorera no kumuhamya, aravuga ati ndiyemeje mwami kuva nkumenye ngiye kugukorera. Nabo twakoranaga amoko yacu yose bari bazi yuko ngewe ndi uw'imbere mu bo kurwanya Kristo, noneho ndiyemeje kugukorera. Mwene data, niwemera gukorera Imana, ukemera kuyihamya, ukemera kwitandukanya n'abatavuga Imana, ukemera kuva mu byangwa n'Uwiteka, Uwiteka nawe azaba mu ruhande rwawe ajya kurwanirira mu ntambara zose uzanyuramo. Niwemera kuba ku ruhande rw'Uwiteka, nawe azaba ku ruhande rwawe. Ariko nuba kubanzi be, nawe muzaba muciye ukubiri n'Uwiteka. Haleluya. Pawulo amaze guhitamo kugendana n'umwami Yesu, amaze kwemera kumuhamya, amaze kwemera kuva mu bamurwanya, abarwanya izina rye, abadashaka kumva Kristo bamuhamya, abadashaka kumva abantu bavuga ko Kristo ari we wazuye abapfuye, ari gukora ibitangaza. Barangije babandi yakoranaga nabo, Pawulo abo yakoranaga nabo mbere barwanya umwami Yesu, batangira sasa kumurwanya, baramuhagurukira. Ariko kuko umwami yari mu ruhande rwe, ntago bagombaga kumushobora. Bamushyiraga mu nzu y'imbohe, umwami Yesu akamukuramo. Inshira zahagurukira kumuruma, umwami Imana agatesha agaciro imigambi. Incakura n'injyajya zahagurukira gucura imigambi, Uwiteka akahaseruka nk'intwari, kuko Pawulo yari yaremeye kumukorera. Haleluya. Iki gihe rero Pawulo yari kumwe n'izindi mbohe, yari imbohe, abohewe ubutumwa bwiza. Atekereza. Ariko aravuga ati araburana. Aho ageze abona baramurenganya, aravuga ati hoya, ntabwo mbyemeye, ngiye kujurira mpaka nzagere kuri Kaisari. Yesu ashimwe cyane. Kuko yabonaga akarengane kabaye kenshi, yabonaga abandi bamurenganya. Ahitamo kujya kwa Kaisari kumubwira akarengane ke. Aragenda we n'izindi mbohe barambuka. Hano ugeze ku gice cya 20, usubiye ku gice cya 27 niho wabyumva neza. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Pawulo n'izindi mbohe bajyanywe muri Italiya. Yesu ashimwe cyane. Bagenda mu nkuge. Haleluya. Maze rero bahura n'amakuba menshi. Mu nyanja haba ibibazo, haba umuyaga mwinshi. Reka nze mpagusomere hano naho uhumve. Umurongo wa 20, duhere ku murongo wa 23, igice cya 27. Ngo nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko ntabwo uri buhumve neza. Reka tugaruke hano ku murongo wa 5, igice cya 27. Ngo twambutse inyanja ihereranye ni Kilikiya ni Pamfiliya, dufata Imura, umudugudu w'Irukiya. Umutware utwara umutwe asanga inkuge yavuye muri Alexandria ijya muri Italiya, adushyiramo. Tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'Ikinido, bituruhije cyane. Maze umuyaga utujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikireti, imbere y'Isalumoni, kukikingaho umuyaga. Dukikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa Imyaro Myiza, bugufi bw'umudugudu witwa Iresaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko abwira abo bari kumwe nabo ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha ibyinshi.
si iby'inkuge gusa n'ibirimo, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Kubera ko Pawulo yari mu mwuka w'Imana, Imana imwishyurira ko uru rugendo rurimo akaga. Aravuga ati yemwe bagabo bene data, mbonye yuko uru rugendo rurimo amakuba menshi, mbonye yuko tugiye gutakaza byinshi. Ntabwo ari ibyo dutwaye mu nkuge gusa bigiye kwangirika, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo buri mu kaga. Uru rugendo ruraruhije, dore mu nyanja harimo umuyaga mwinshi, tugiye guhura n'amakuba menshi. Ariko ntabwo bamwumvise, ntabwo bamwumvise. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umutware utwara umutwe. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyir'inkuge kurusha ibyo Pawulo yavuze. Ibyo Pawulo avuze barabipinga, bakoresha ubuhanga bwabo n'ibyo bamenyereye. Umva, uravuga ijambo ry'Imana bakagupinga, urabagira inama bakagupinga. Ntabwo bemera ibyo uvuze mwene data, ariko byigutera ubwoba. Wowe vuga ibyo ugombye kuvuga, kora ibyo ugombye gukora. Ibindi byo kubemeza n'ibyo bazakora n'ibizaza hanyuma, Uwiteka niwe uzabikora. Urashaka kwemeza abantu, urashaka kubabwira inzira bagomba kunyuramo. We vuga ibyo ugombye kuvuga, ubyumva byumve, utabyumva byihorere. Uwiteka azi ibyo azakora. Haleluya. Pawulo nawe yabagira inama, arabwira ati bene data, nubwo tugiye, ndabona nge uru rugendo rurimo amakuba menshi. Mu nyanja tuzahura n'ibibazo byinshi, hari umuyaga, hari uguhorera kw'inyanja, hari imvura nyinshi. Ndabona uru rugendo rutameze neza, tuzaruhuriramo n'amakuba menshi. Banga kumwumva, bakoresha ubuhanga bwabo. Nyir'inkuge abwira umwerekeza utwaye inkuge ati we twara, genda nyuraha. Baragenda, bahura n'amakuba menshi, bahura n'ibyago byinshi, bamara igihe kirekire mu nyanja ngo birize ubusa. Igihe cyo kwiriza kirarangira, babaho ntawe ushaka kurya kubera ubwoba. Babona bati tugiye gupfa. Inkuge iteraganwa hirya no hino, bati noneho turashize. Ati noneho bigenze gute? Ikagenda ikikubita ku gishyitsi kiri hari, ikagaruka igateraganwa. Mbega bahura n'amakuba menshi menshi menshi. Yesu ashimwe cyane. Bigeraho ibyo bari bafite mu nkuge byose babiroha mu nyanja, bigeraho inkuge yangirika. Ariko ngo Imana irabarokora. Nibwo hahandi bageze ku kirwa cyitwa Merita, barambuka. Nibura baba bararokotse, ariko inkuge yarangiritse, ibyo bari bafite birangirika. Ariko kubwo gusenga kwa Pawulo, Imana yamuhaye ubugingo bwe n'abo bari kumwe, ntawapfuye, kuko bari kumwe na Pawulo, umukozi w'Imana. Wumva ijwi ry'Imana, uvugana n'Imana, Imana irabarengera, ntibagira icyo baba. Ariko ibyo bari bafite byose birangirika n'inkuge. Yesu ashimwe cyane. Noneho nibwo bambukiye kuri iki kirwa twumvise mu gice cya 28 cyitwa Merita. Noneho bahagera bakonje. Urumva igihe cyose bamaze mu nyanja, imbeho, imvura. Noneho ngo bene igihugu babakira neza, babona bakonje, babona bashonje, babona bameze nabi, ngo babacanira umuriro kugira ngo bote kubera imbeho yari yabishe. Haleluya. Imana iguha gucanira umuriro ugukura muri iyo mbeho. Imana iguha gufubika, Imana iguha kwitaho, Imana iguha kwitwara, Imana iguha kugirira impuhwe, ukugirira neza. Imana ikurebana amaso y'imbabazi mwene data, iguhe uri bwifatanye nawe muri icyo kibazo urimo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi reka nkubwire, kuva uri ku ruhande rw'Uwiteka, kuva warahise mu Imana, Imana irakuzanira uri bugushyigikire, Imana iragutunguza ubutabazi. Humura, urabona ineza y'Imana. Haleluya. Nabo bambutse rero, abaturage babakira neza. Baravuga bati aba bantu barababaye, bakonje, bamaze igihe mu nyanja, imbeho irabishe. Ngo biruka babacanira umuriro, batora inkwi baregeranya, bacana umuriro. Haleluya. Noneho Pawulo, ko ari umuntu wamenyereye gukora, abonye za nkwi ziriho ku muriro zitangiye gushira, ajya gushaka izindi nkwi. Yesu ashimwe cyane. Ajya gutora izindi nkwi, aravuna kugira ngo ashyireho. Ntukabe umunebwe, nubura umushyitsi ahantu, ntukababera umutwaro. Jya ukora nawe ugira uruhare. Pawulo yaravuze ati ese baducaniye, batugiriye neza, batwitayeho, batwakiriye, inkwi zirashize, mu by'ukuri basubire, abari bo basubira gutora izindi, reka nanjye ngira icyo nkora. Ajya gufata inkwi, ajya kuzitora no kuzivuna. Ngo avunnye urukwi, haleluya, ngo haturukamo inshira. Shaho hari inshira ziba ziduhiga zitugendaho. Ese ubwo kuki abandi bari batoye inkwi, bazivunye, bazishyize ku muriro, izo nshira ntiziboneke? Ariko Pawulo afashe urukwi aruvunnye,
agiye gushyira ku muriro nawe ngo acane yenyegeze bagume wote ko bari bakonje cyane ngo afashe urwo rukwi avunye agiye gushyira ku muriro haturuka mwinshira mani kurindi inshira ziguhiga si nyinshi ngo haturuka mwinshira ngo bene igihugu baravuga bati twabimenye uyu muntu ntabwo asanzwe ni umwicanyi nubwo yakize mu nyanja nubwo atapfuye nubwo Imana yamurokoye nubwo yakize ariko iyi nshira yo ntabwo imureka nubwo yarokotse mu nyanja iyi nshira yo ntabwo ayikira kwa kundi abantu bavuga ngo nubwo yarokotse biriya byago nubwo yakize hariya nubwo iriya ndwara yayikize ariko noneho iyo arwaye iraza kumwica abantu birirwa bakubarira iminsi abantu birirwa babara iminsi bayibarira ku ntoki araje apfe ntabwo azakira noneho wamenye ibyamubayeho ese batelefona na di uzi ko hari abantu bimbura mikoro birirwa batelefona babaza ku buzima bwawe babaza ku buzima bwanjye barahari abakozi ba satani se barahari da ati noneho twumvise yuko yavuye no ku kazi tuzumva nzarigiye kumwica abana be bagiye kubirukana mu ishuri n'ubukode buramunaniye mbega hariho abantu birirwa bavugiriza impundu kuneshwa kwawe bavugiriza impundu kuneshwa kwawe banezezwa n'ibibi byakubayeho bihorere aho wagombaga gupfira niho Imana igiye kugutabarira haleluya babene igihugu rero kandi bari bamugiriye neza mbere ariko umva ibyo batangiye kumwifuriza Yesu ashimwe cyane haleluya birashoboka ko bakugiriye neza mbere ari bashobora no kukugirira neza nyuma cyangwa bakugiriye nabi kera bashobora no kukugirira neza nyuma Imana se si itegeka byose haleluya bati nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntabwo iri bumureke yinshirira mwica nta kabuza Imana ya Paulo yamukijije mu nyanja Imana yagiye imurokora mu byago bitandukanye uwo munsi nabwira seruka nk'intwari Imana yakurengeye kera iseruka yongere kugirire neza haleluya bamuhanga amaso bose ari abo bari zambohe bari kumwe mu nkuge ari nabo baturage babacaniye umuriro babakiriye bategereje kureba yuko Paulo agiye gupfa kindutse bati Imana idacurwa kibera nubwo yamurokoye mu nyanja none hagiye gupfa kindutse kubera inshira maze Paulo ngo afata cya gikururuka cya kincira cya cyoka ngo agikunkumurira muri wa muriro haleluya ibyakugoraga byose bikunkumurira mu muriro w'Uwiteka cyane umuriro w'Uwiteka sabana n'Imana ibikuza amahoro bikunkumurira muri uwo muriro imbaraga z'Imana zibitwike haleluya ngo cya gikururuka cyareretaga ku gikonjoro ngo agikunkumurira mu muriro kirashya bategereza ko hahandi yamurumye hari bubyimbe ngo agapfa kindutse barategereza babona Paulo ntacyo abaye reka nkubwire abategereje kupfa bazabona ntacyo ubaye si wowe uzababwira ngo ntacyo nabaye ahubwo burya baraza bagasura nibo bagiye guhindura amagambo noneho ngo babonye ntacyo abaye barahindura bati yewe ni Imana koko ni kuvuga bati wa muntu si mugenzi wacu twamwibeshyaga ari kumwe n'Imana bati ni Imana koko mwene data harabagiye guhindura amagambo kubera wowe Paulo bari bategereje ko apfiraho ngo agiye gupfa kindutse arakira Imana imukirizaho bari bategereje ko apfira Imana iraje gukirize aho bari bategereje kupfira koko Imana yawe ikubereye maso cyangombwa nuko ugendana nayo kandi cyangombwa nuko usuzuma umubano wawe nayo ibyo kukurengera biri mu bubasha bwayo Imana ibaho umugisha bene data turagushimiye Mana yera yo kwizerwa Imana ikomeye kandi igira neza wowe ufite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwawe tuguhaye icyubahiro nyagora ku ngoma urakoze kubwira ijambo ryiza mwami urakoze ko uyu mukunzi wanaweza ukurikije ijambo ryawe agiye gukirira aho abanzi bari bateguriye cyangwa bategereje ko ariho agiye gupfira ndagushima mwami kuko udakora nk'uko abantu bakora abirirwa batubarira iminsi biraje bigende gutya biraje bigende gutya ndagushima yuko wowe uri Imana idakora nk'abantu kandi itareba nk'abantu kizere uyu mukunzi wanaweza wari wugarijwe n'ibyago n'amakuba wabonaga urupfu rumugezeho mwami Imana urakoze kuri nyuma y'iri jambo kandi ugiye kurokora benshi kubwira ijambo izina ryawe nirishimwe ndaguhaye icyubahiro mwuka wera ko wabanye natwe ineza yawe n'imbabazi zawe bigumane nabo bose bumvise iri jambo uzahura naryo igihe icyo ari cyo cyose rizabe rishya kandi rizakore ku bugingo bwe urakoze mwami turagushimiye kutugiriye neza twubakiye ubugingo kubaye mu ruhande rwacu uragahora ku ngoma wo kwizerwa mu izina rya Kristo Yesu amen shalom shalom